Kapiteni Lamar yamaze kuvuga gutyo twese twamaze kumenya ko ari mu mupangu na Perezida Venize. Mu gihe ngiye kugira icyo mubwira ako kanya ntungurwa no kumva ijwi rivugira hejuru yacu. Mu guhinguranya amaso ntungurwa no kubona ari papa wacu Petero ni Lewis. Noneho ubwoba burantaha cyane kubera ko ubwo yagwaga hasi rinete n'ingofero byose byamuhishaga isura byari byavuyemo, ku buryo ubwo namukubitaga amaso na Lamar nawe yahise azamura amaso akamukubita amaso. Lamar agahita yikanga asimbuka nk'ubonye umuzimu cyangwa se umudayimoni, ahita agwa ku ruhande. Ari nakubona akomeza kubura uko yifata kubera ibyo yari abonye atari yabyiteguye cyangwa se ngo abashe kubyumva neza, yumva ko papa wacu yaba akiriho. Mu gihe nge nari ndi kwibaza ibigiye gukurikiraho narangaguje impande zose. Ntungurwa no kubona abagabo bazanye na Kapiteni Lamar bose bamaze gupfa kare cyane, ndetse Petero ni Lewis afite imbunda iriho siransiye imwe mu zo bari bafite. Bigaragara ko baje kutwica bucece cyane nta mbabazi kandi mu buryo butunguranye. Mpita nduhutse umutima kubera ko isura ya papa wacu yari ikomeje kugira umutekano. Nuko mu mujinya mwinshi cyane papa wacu abwira Lamar ati igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega. Aho mwaduhereye nk'aho twebwe tutagira amaboko n'ubwenge, ibi bimaze kuba indengakamere. Kubona abantu bazima bafite umubiri n'amaraso bahigwa nk'aho ari inyamaswa, bikanarenga bagahigwa na bagenzi babo, bityo ntabwo ibi twakomeza kubyihanganira. Petero ni Lewis yamaze kubwira Lamar gutyo we amaso yayakanuye cyane, kuko yari amaze kubona ko ari Petero ni Lewis bya nyabyo, yumva n'ijwi rye. Nuko ahita arekura imbarutso arasa isasu rimwe gusa mu mutwe wa Kapiteni Lamar, ahita amwica atananyeganyeze nk'uko yishe abandi. Ubundi ahita yegera ibyo yari yambaye mu mutwe no mu maso aho byari biri hasi asubizaho vuba na bwangu. Mu gihe nkirimo kubyibazaho natunguwe no kubona Apollo avuye yateruye imbunda ya mudahushwa nini cyane. Atugezeho atungurwa no gusanga aho ari imirambo, ndetse mu kumpagurutsa natwe duhagurutsa abandi batari banabonye ibyabaye, kubera ko bari bakiri mu bizunga uhereye kuri Kapiteni Hiberi wari ufite agahinda gakomeye cyane, kuko b'inshuti ye magara ari we mugambanyi wari uje kutwica nawe akamwiciramo. Bigaragara ko arimo kwibuka ubuzima banyuranyemo imyaka yose kugeza ejo bundi ubwo bari banayoboranye muri Perezidanse Ice House bashinzwe umutekano wa perezida mbere y'uko asezera mu kazi, ndetse yumva ko atazaba aho atazaba ari Kapiteni Lamar azaba hamubereye. None bikaba birangiye gutyo. Hagakurikiraho Neira na Gema, bose bari bazi amateka yose yacu, cyane ko Gema twabinyuranyemo ubwo twatabaraga ubuzima bwa Perezida Venize. Ubwo Hiberi na Lamar twari kumwe kwa Rachel na Reni Lewis ariho tumurwarije. Nuko twese tumaze guhaguruka twitegereza impande n'impande imirambo ya ba Lamar, Apollo atubwira ko akibona twatezwa mbushi nta kindi yakoze uretse kwiruka ku muvuduko uhambaye cyane, bataramurasa akajya kureba aho amasasu arimo kutumishaho arimo guturuka, ndetse ku muvuduko uhambaye cyane aza guhura na mudahushwa wari urimo guhunga intambara. Itangira gutyo kugeza ubwo amukubise ingumi n'imigeri mu ntambara ikomeye cyane, kugeza amukiza hasi ahita amwambura iyo mbunda. Apollo yamaze kutubwira gutyo njyewe agahinda ari kenshi cyane. Ntangira kwibuka amateka ya papa wanjye Petero ni Lewis yambwiye, ari nabwo namenye Lamar neza. Ubuzima yanyuzemo bugoye ubwo papa we Dr. Desmeriti yarari mu bibazo bikomeye cyane by'igihe urukingo rwa IDV bari bararukoranye na sogokuru Brony Lewis bari bari kuruzira we n'abandi baganga bari kumwe, barimo na Dr. Vanessa mubyara wa papa, akaba na mushiki wa Perezida Venize, ndetse akaba na mama wa Dr. Rita yabyaranye na musaza we Venize. Kugeza ubwo Lamar yaje guhura na papa ubundi bakaba inshuti, akaba ari nawe umuntu yavugaga ko yamugize uwo ari we, ndetse yewe imyaka yose yashize nyuma yo kumenyana na Lamar ubwe akaba yarabyiririmbiraga ko papa ari we wamugize uwo ari we, akamushyira mu mwanya arimo muri aka kanya. None we yaje kunyitura inyiturano yo kumwicira umwana abizi neza ko nta cyaha afite, ndetse yewe anabizi ko ibyo ari gukora ari ubugambanyi. None bya bindi by'ubugambanyi birangiye ari we uhasize ubuzima. Nababajwe cyane n'uburyo amahitamo mabi yacu nk'ikiremwa muntu akenshi akunze kugira ingaruka mbi cyane ku bantu bacu n'imiryango yacu, kuko niba na Lamar yaramaze kwipfira ariko umuryango we kuri ubu ukaba usigaye mu marira. Noneho ikibabaje bya bindi bya leta yacu ya Kentrone bizwi neza ko waba warakoreye igihugu cyangwa se utaragikoreye ntabwo biba bikikireba. Iyo uwo mu muryango wawe atakiri mu murimo w'igihugu cyangwa se ntabwo bakwibuka ko wabagiriye umumaro,
cyane noneho mu gisirikare nka Lamari yari arimo. Iyo usezerewe cyangwa se ukagwa ku rugamba ntabwo bigiye gutinda umugore we n'abana ejo bundi nibajya kwa muganga kwivuza bazatungurwa no gusanga ubwishingizi buhabwa ingabo z'igihugu n'imiryango yabo butagikora, ubundi batangire barira yo kwarika, byose biturutse ku ikosa rimwe gusa rya Kapiteni Lamari, ari ryo ubugambanyi. Ako kanya natwawe n'ibitekerezo, agatelefone gato kari mu mufuka wa Kapiteni Lamari gahita gasona. Ngenda nihuta cyane ngiye kukitaba ndagafata, nakirwa n'ijwi rya Perezida Venizi abaza ati reka nizere ko misiyo yarangiye bucece, ubu akaba nta kibazo na kimwe dufite. Mpita musubiza nti ikibazo gikomeye ahubwo turagifite cyane. Umaze igihe kinini ngenzi unyirukaho nkaho ndi itungo cyangwa se inyamaswa, nanjye nkiruka nk'umunyabwoba. Igihe kirageze ngo nkwirukanse nawe kandi ndi wowe. Natangira kugira ubwoba kubera ko imirindi igiye kuzigusanga ni imirindi utigeze utekereza ko yabaho muri ubu buzima bwawe. Namaze kubwira Venizi gutyo mu mujinya mwinshi mpita mukupa. Ako kanya mbwira abo twazanye aho ngaho guhita tuhava igitaraganya, ariko mu kwitegereza Hiberi mbona we wagira ngo yaguye nko muri koma cyangwa se ibindi, kuko atarari kubasha kwinyeganyeza cyangwa se ngo ashingure ibirenge, amaso yampanzeho ubutabasha kuyankuraho. Petronile Lewis ahita amubaza niba ameze neza. Hiberi ashigukira hejuru, nuko Apollo yerekeza imbere aho tugiye kwerekeza, akurikirwa na Gema wari wamaze kubona ko ntashaka kumuvugisha. Mushiki wanjye mwiza cyane Neira akurikiraho, nsigara aho ngaho na Kapiteni Hiberi nyuma y'uko Petronile Lewis yarasigaye atambuka mu mirambo ngo averifiye ko bapfuye neza. Hiberi ahita ambwira ati reka nizere ko ibyo mbonye atari ukuri, kubera ko ntabwo nzi uko nabasha kubyakira. Hiberi mpita mubaza ibyo arimo kuvuga, ambwira ati uriya mugabo muri kumwe, uriya mugabo mumaranye igihe kinini muri kumwe, uriya mugabo umaze igihe kinini ari kumwe nanjye iwanjye mu rugo ariko adashaka ko hari umuntu n'umwe umubona, uyu mugabo wicanye Lamari umujinya mwinshi cyane, uyu mugabo reka nizere ko atari we, ntabwo bishoboka. Kapiteni Hiberi yamaze kumbwira gutyo mpita mbona ko yamaze kumenya papa wanjye. Nduhutse umutima maze mukoraho mpita mubwira nti Kapiteni Hiberi umbabarire, ntabwo nifuje ko ubu ari bwo buryo wari kubimenyamo, kubera ko ari surprise nari nkubikiye kimwe n'abandi bose, gusa aka kanya ndabona nta yandi mahitamo mfite. Nuko ndamufata mujyana ku ruhande, ubundi twicara ahantu ku mabuye, maze aho twari turi muri karitsiye y'Inganda hari ahantu hari hatuje cyane, bigaragara ko bari banahahisemo ngo baze kuhatwicira mu mahoro nta muntu basagarariye. Tumaze kwicara mubwira ibintu byose uko bimeze, amaze kubyumva agahinda karamwica ariko kavanze n'ibyishimo icyarimwe, ku buryo namenye ubusobanuro bwabyo ari uko amaze kumbwira aya magambo avuga ati Landry, aka kanya uko nasobanura amagambo yanjye sinzi uko nabivugamo, kubera ko ukimara kumbwira byose nta kindi mpise ntekereza uretse umwihariko wacu uko turi batatu. Ndavuga njyewe, Lamari ndetse na Petronile Lewis, kubera ko mu gihe cyacu njyewe na Lamari twari impanga zimeze nk'abana b'abatesi kuri Petronile Lewis, nubwo twari mu kigero kimwe, nkuko na General Ezeke na Torres bari impanga imbere ye, mbese twese adufata mu buryo tumwibonamo mbere nk'abavandimwe kurusha kuba inshuti. Rero aya marira urimo kubona nayo ibintu bibiri, icya mbere nayo urupfu rwa Lamari ugiye mu bihe byari byiza iyo aramuka afashe amahitamo meza, icya kabiri ni ukuba yarahisemo ubugambanyi, byo bikaba bimbabaje cyane, kuko ndabizi neza ko Venizi atari kumwohereza kutwica atazi ko ari wowe aje kwica. Ikirenze ibyo nawe urabizi ko yaje azi ko aje kutwica, kubera ko yambwiye amagambo yo kunjugunya mu mutego ngo ni amakuru agiye kuduha. Bityo biragaragara ko yirengagije umubano wanjye n'umuryango wanjye dufitanye, agahitamo iyi nzira. Gusa ntiwumve ko kuba ndi kumurira rwose mbabaje cyane, kuko iyi nzira twayinyuzemo kenshi. Ahubwo ikintu kimbabaje kurusha ibindi ni uko muri uru rugamba turimo kugenda duhomba abantu bose beza twari dufite, uhereye kuri General Ezeke, Torres, none na Kapiteni Lamari agiye, ku buryo bansigiye umutwaro nsikamije ibitugu, umbwira ko inshingano zabo zose muri iyi ntambara ari njye ugomba kuzisohoza. Naho impamvu ibyishimo ari byinshi cyane nuko nongeye kubona umuvandimwe wanjye Petronile Lewis. Sinzi n'uburyo nabivugamo, nubwo muri aka kanya wenda ntabasha kumuvugisha cyangwa se ngo mwiyereke, kubera ko nawe ntabwo yiyizi,
ariko bavuga ko ubusa buruta ubusa, bivuze ko kuba tumufite n'ibindi byose mu minsi uko izagenda iza bizagenda neza. Kapiteni Hibert yamaze kumbwira gutya mfata ibiganza, ambwira ko muri ubu buzima iteka kenshi dukunda kumva kugira ngo umuntu yumve afite agaciro ari uko hari ibyo agomba kuba yakoze akabigeraho, mbese akagira iterambere mu byo yateganije gukora. Nyamara ntabwo ariko kuri, kuko ahubwo igisobanuro cy'ubuzima nta kindi uretse kububamo neza, mbese umuntu akaryoherwa nabwo. Ndetse nkaba nari mfite amahirwe yo kuryoherwa n'ubuzima uko nishakiye, ariko ku bw'inkomoko yanjye nkaba narahisemo kuzagira agaciro ari uko hari icyo nagezeho, kugeza n'ubwo iyo nzira nanyuzemo yatangiye ari ibamba itamba ibitambo n'inzirakarengane zigomba kumparurira inzira. Bityo arimo kubibona ko urugamba rugeze mu mahina, kubera ko nabo tutakekaga ko byashoboka ko tubabona muri iyo nzira bitangiye kugaragara. Bityo ntabwo ari wo mwanya wo kuba umuntu yacika intege. Kapiteni Hibert yamaze kumbwira gutyo ndabibona ko ameze nk'uri kumpa impanuro bucece ku bijyanye no kuba ejo bundi nari nafashe umwanzuro wo kuba amanitse amaboko. Mpita mubwira ko ndi kumwiseguraho kubera ibyabaye mu gihe cyashize, bityo rwose nabonye ko nakoze amakosa. Ahita nca mu ijambo ambwira ko nubwo abo bari kumwe babonye ko yaruciye akarumira, ariko ku mutima we nta kindi yavugaga uretse kunsabira ngo byibura hondi mere neza, kuko yarabizi neza ko nk'umuntu kandi ukiri muto ndi na njyenyine nakoze byinshi. Kariya kanya nkaba nari ngakeneye, kandi bikaba bigaragara ko kugaruka mu nzira nari naratangiye nta muntu wangiriye inama cyangwa se ngo ampatirize, ahubwo ari uko nyuma yo kuruhuka nabonye ko ngomba kurangiza ibyo natangiye. Avuga ati Landry, ndi kubona iherezo ry'uru rugamba nkaribona hafi cyane, bityo ngenda hari kandi nzaba ndi hafi ku bijyanye n'ibikenewe byose biturutse kuri njyewe n'umuryango wanjye ukuri hafi, kuko burya nubwo mutavugana ariko mushiki wanjye Bonete agufite ku mutima kimwe na Bonita. Nizera neza ko na murumuna wanjye iyo aba tukiri kumwe aba ari kumwe natwe, kandi ndabizi neza ko igihe tuzamukenerera azaba hari birenze uko mbitekereza. Kapiteni Hibert yamaze kumbwira gutyo mpita mubwira ko Bonita yambwiye uburyo yakusanyirije hamwe abana bose bavuka kuri Minisitiri w'Intebe Alex kugira ngo babe umuryango, ari naho namenyeye murumuna we, kuko twanahuriye muri kaminuza nkuru y'igihugu kera cyane ubwo nigaga mu mashuri yisumbuye. Kapiteni Hibert ambwira ko nubwo murumuna we yabanje kugira imyitwarire itari myiza, ariko nawe uko iminsi igenda yicuma yaje kumenya ko ubuzima atari ubunyakuri. Ahita abwira Kapiteni Hibert ko inzira yatangiye agiye kuyirangiza, aribwo feri ya mbere yakubitanye na mushiki wa Emery, umugabo wa Lisa, bakaba abana ba Makironi utuye mu mahanga. Akamubwira ko hari undi musore azi wahunganye na mama we Iyope bahunze Minisitiri w'Intebe Alex wakoreraga uwo mugore ihohoterwa baranabyaranye nyine uwo mwana. None akaba afashe umwanzuro w'uko urugendo we na Bonete batangiye rwo gushaka abavandimwe bakomoka kuri papa wabo Alex ngo babimuharire, kandi azabazana aje kubateranyiriza hamwe bose baba umuryango mugari. Kuva ubwo murumuna wa Hibert akaba yaragiye Iyope akanakomerezayo gahunda ze, ku buryo ubu twavuga ko ari umuntu w'intarumikwa. Gusa Hibert ambwira ko azabimbwiraho neza mu buryo burambuye dufite umwanya. Ako kanya dukeneye kuva aho ngaho igitaraganya abaje gutwara imirambo, kuko Venice yabimenye ko twamuhekuye bataza kuhadusanga. Kapiteni Hibert yamaze kumbwira gutyo nshimishwa byibura no kuba musaza wa Bonita na Bonete Jordan yarahindutse uko yitwaraga muri ya myaka ya kera. Nuko tuva aho twari twicaye tugaruka kunyura kuri Petero Lewis wari udutegereje, ubundi tugenda tugana ku modoka bajemo idukura aho ngaho byihuse cyane. Mu kugenda Neila atubwira ko ahangayikishijwe ku rwego rurenze urugero na mama we Losange, kimwe n'umuryango wa Anthony Martin ndetse n'umuryango wa Brian, kuko nubwo Bonita yavuganye na Vivency ariko bahise bakupa telefone ku buryo batabarangiye aho bari bari icyo gihe. Aribwo Lewi na Suzimike bahise bihuta cyane bagana mu merekezo Bonita amaze gukurura, bakaganamo bajya muri kaminuza ya Mori ya Lewis International aho Vivency yarahamagariye, ariko bagasanga batagihari. Ndetse ku ruhande rwa Anthony Martin we nabo bari kumwe bakaba nta kanunu kabona gatoya. Mpita mbabaza amakuru ya Brian, Gema ansubiza andeba nk'ushaka ko mureba nkanamwitaho, ambwira ko Brian ubu ari usigaye aba ari ku muhigo wa buri munsi ashakisha muri Kenti yose kugira ngo amenye irengero ry'abo bantu.
ariko buri mugoroba akaba ataha nta kintu abashije kugeraho. Bamaze kumbwira gutyo njye ntangira kwibaza ku mpamvu Vivensi na Losange baba badakeneye kwiyerekana byibura ngo hagire n'umwe uca no kuri Santoyo, nibaza niba nta makuru bamenye ko Santoyo asigaye ari general manager wa company ya ba Lewis, byibura ngo nawe azatugezeho amakuru cyangwa se ngo bajye kumushaka bamubaza irengero ryacu. Bita mbona ko harimo ikibazo gikomeye cyane, byatumye mpangayikira Anthony Mati, Penina, Monica n'umwana we, Vivensi, Losange mama wa Neila ndetse n'umuryango wa Brian. Byumvikane ko ari wo utuma umunsi ku munsi ahora ari ku muhigo wo gutuma ashakisha. Nkiri kubitekerezaho telefone yanjye yarasonye, mu kureba umuntu mpamagaye ntungurwa no kubona ari umunyamakuru Fernando. Mu kumwita batangira mbaza niba ndi Maximilian koko. Fernando mubaza impamvu abishidikanijeho ko naba ndi Maximilian kandi asanzwe anzi. Ansubiza ko mwihanganira kubera ko nimero yanjye yari yarayibuze nyuma y'uko amaze ibyumweru 2 byose ari muri kasho y'ahantu atazi, abazwa amakuru yanjye niba azi aho bankura kubera ko twakunze gukorana kenshi muhereza amakuru agezweho. Fernando yamaze kumbwira gutyo mpita numva ngize ubwoba, mubaza aho aherereye nona. Ambwira ko adashaka kuvuga aho ari hatagira n'abakurura bakamenya amerekezo ye, kandi yarabaye agabanije akarenge ku buryo n'umwuga w'itangazamakuru yabaye awuvuyemo muri iyi minsi. Ahubwo no kubona nimero yanjye akaba yihawe n'umukobwa w'inshuti ye bamenyaniye ku mbuga nkoranyambaga kubera ko afite urukuta rutwika cyane witwa Etina, akamubwira ko mu minsi yashize ngo twari turi kumwe. Mu kureba nimero impamagaye mbona ni nimero yo muri Kentrone. Fernando mubaza uburyo ari kumpamagara ari mu mahanga akaba arimo gukoresha nimero yo muri Kentrone. Ambwira ko ari muri Kentrone kuko n'uwo mukobwa Etina ubu niho aherereye. Ambwira ko ibyo atari byo yarampamagariye, ahubwo ampamagaye ari kumbaza uburyo ibintu bigera ku rwego bigezeho nonaha. Mubaza ikibazo gihari, Fernando ambwira niba ntamenya amakuru. Mubaza ibyo ashaka kuvuga kubera ko arimo kunyikisha amatsiko. Ansubiza ko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'iyamora muri Venezi rwamaze gushyira hanze impapuro zita muri yombi umusore witwa Maximilian, umukunzi we Giovannia ndetse n'agatsiko bakorana biyita syndicate itazwi, aho bari gushinjwa ibyaha byinshi cyane birimo ibyakorewe imbere mu gihugu cya Kentrone, ibyabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Yope ubwo twateraga inteko ishinga amategeko tugasiga twangirije byinshi cyane, ibyabereye muri Venezi ubwo twatezaga impanuka mu mihanda irimo ibinyabiziga, ibyabereye Masofa byiswe ko nateye ubwoba umukozi wa banki ya Frequency Response Bank akampuza n'uwahoze ari umukuru w'iyo banki muri Kentrone, gukoresha inzira zitemewe n'amategeko, nkora ibikorwa bitandukanye birimo kwambukiranya imipaka mva mu bihugu byo hakurya y'amazi magari ingaruka mu bihugu byacu, ari nako ngenda nangiza umutekano, kwica umupolisi uyoboye Interpol muri Kentrone, kwica umucamanza w'urukiko rw'ikirenga muri Kentrone. Ubwo ibyaha nakoreye muri Kentrone indani byo kuva mu myaka irenga 6 yashize ntabwo abivuze, ku buryo ubu namaze kubikimenya bose ku isi yose, kandi polisi mpuzamahanga ikabiri kumpigisha uruhindu kuva hasi hejuru. Bityo yarampamagaye yibutsa uburyo ndi umuntu ugira umutima mwiza, yewe ndetse niyo ibyo naba narabikoze nkaba naba narabikoreye abandi bantu atari ku bwanjye. Fernando ambwira ko nirinde kuko isi itangiye kunyibirindukana, bya bindi byose nkorera abantu yo itangiye kubyibagirwa. Fernando yamaze kumbwira gutyo mubwira ko atampangayikira kandi yizeye ko mu minsi mikeya cyane ibintu bizagenda neza nta kibazo. Ambwira ko simuhangayikire kuko bamurekuye nta cyaha bamubonaho, nubwo bamusabye kurambika umupira hasi ngo mu kwigira umunyamakuru w'umunyamwuga, none ubu akaba ntaho atandukaniye n'abandi bose. Musubiza mubwira ko icyejo bundi bidatinze kizakemuka kandi nta muntu n'umwe uzamujya imbere mu kuba ari umunyamakuru mwiza. Nyirimo kubitekereza nibajije niba nahita murangira hari imirambo y'abasirikare aho tuvuye, ariko mbona nabamukize mu byago. Nuko musezeraho ubundi nduhutse umutima, bose bahita babona ko ari ibintu bitari byiza nakiriye. Mukumbaza uko bimeze mbabwira byose nta na kimwe nsimbutse. Bamaze kubyumva Petero Lewis avuga ko ariyo mpamvu ari ngombwa ko ibintu byose mbivana mu nzira ubundi nkivugira mu bwere bwanjye. Yamaze kumbwira gutya areba abandi bose turi kumwe, ambwira ko bose bashimishijwe no kuba ngarutse twirengagije ibyashize kuko byose ni ubuzima, ahubwo ubu dukeneye gutegereza ibikurikiraho tugakomeza ku mipangu yose uko twari twayipanze, harimo no kuburizamo icyuho cya kudeta ya General Torres na Rufusi.
Kapiteni Hibert yahise ambwira ko nubwo nari nagiye ariko Bonita we ntabwo yasigaye yicaye, nubwo wenda yabihisha abandi bantu bose bari kumwe kubera ko twari mu bihe byo kuba tumeze nk'abatatanye. Ariko Bonita amakuru yakuye muri Black Box akiri gukoraho na n'ubu nuko burya Rufusi na Torres imitungo myinshi bakuyemo ibikoresho byo guhinyeshyamba ari ibyo bibye muri kampani ya ba Lewis. Gusa iyi ikaba mikeya cyane kubera ko ahubwo bafite umuterankunga ukomeye cyane wo mu gihugu cya Venez ubafasha mu gukomeza kubaka umutwe wabo ndetse akanabagemurira ibikoresho birimo intwaro, ubwo ni imbunda na za gerenade ndetse n'ibindi. Hibert yamaze kumbwira gutyo akomeza ambwira ko uburyo dutekerezamo inyeshyamba za Rufusi na Torres ari uburyo bworoshye cyane, ariko nyamara zirakomeye ku buryo zishobora no kurwanya ibihugu 10 byo ku mugabane wacu kandi zigatsinda, bityo kuzirwanya akaba atari ikintu cyoroshye. Kapiteni Hibert yamaze kuvuga gutyo, Petro Lewis avuga ko ubundi bitagakwiriye kuduhangayikisha kuko leta twakarwaniye nayo ubwayo itari kumwe natwe, ariko nanone bigomba kuduhangayikisha kubera ko abashaka kurwanya ubutegetsi bagafata igihugu ari abantu babi cyane b'abagome ku buryo nkatwe nk'abaturage tutakwemera kuyoborwa nabo, bityo twese nubwo bigoye kuba twarwanya inyeshyamba ariko byibura tubikore tugiriye abaturage. Petro Lewis yamaze kuvuga gutyo, Hibert akomeza ambwira ko yari yavuganye na Gastam akamubwira ko ari ibishoboka hari uburyo bwo guhura buhari byaba byiza kugira ngo habeho guhana ibitekerezo by'uburyo twatangira kuneka igisirikare cy'inyeshyamba za Rufusi ubundi tugatangira urugamba. Gusa mu makuru afite ashaka ko twaganiraho nuko Rufusi aherereye muri izo nyeshyamba nonaha, bityo ikintu cya mbere cyo gukora akaba ari uko twamushimuta ariko tugashaka ibimenyetso simusiga by'ibyaha twamuregaho ubundi tukamujyana mu nkiko. Icyo gihe tukaba tumeze nk'abaciye intege General Torres kuko niwe ashaka ko aba perezida bigatuma abagabanije amarere. Hibert yamaze kumbwira gutyo mpita mubwira ko icyo gitekerezo ari inyamibwa, ahubwo bivuze ko ariyo misiyo yacu ya mbere aka kanya dushyizeho umutima, gusa atari ukuvuga ko gushakisha abantu bacu twatandukanye tukamenya irengero ryabo tutabishyira imbere. Ubwo twamaze kubyemeranya aho ari nako tugeze muri quartier yo kwa Hibert, ambwira ko ibimenyetso by'ibyaha twarega Rufusi aka kanya tubifite kubera ko Bonita yabonye byinshi by'amanyanga Rufusi yakoze kuri Black Box. Gusa ikibazo gihari nuko kugira ngo Rufusi aregwe ari uko Mariyamu yaba ari kumwe natwe kandi turabizi ko twamaze kumuhomba. Ako kanya ndamwenyura mbabwira ko ibyo batekereza atari ukuri keretse wenda mushiki wanjye abibwiriye ukuri. Neil ahita ababwira ko uretse no guhomba Mariyamu ahubwo ubu tumufite neza cyane kimwe n'umuvandimwe wacu Krista Lewis CEO wa company. Mu matsiko menshi cyane Petro Lewis na Hibert batubaza ibyabaye kuko batunguwe no kumva wagira ngo nubwo nari naragiye kuruhuka ariko nakomeje akazi. Ntaragira icyo mvuga ako kanya telefone yanjye yarasonye. Mu gutungurwa kwinshi cyane nibaza uburyo ibyo bintu bibaho mu buzima birancanga cyane ndetse nitegereza baraho bose nabo babona uburyo ntunguwe cyane. Kumbe nuko nari nzi ko nabo baraza gutungurwa nibaramuka bamenye umuntu mpamagaye ako kanya n'uburyo bihise bihurirana, ariko nta wundi wari umpamagaye utari Mariyamu. Mu kumwitaba ako kanya nshyira amajwi hanze ngo abantu bose bumve. Mu kumufata ahita avuga ati Maximilian, aka kanya ndi kumwe na CEO Krista Lewis, Amba Santoyo ndetse na mushiki we Sabine bahageze nonaha, ku buryo Santoyo n'umukobwa wanjye bamaze kunyereka ibimenyetso bigaragaza ko wowe n'umukunzi wawe nta ruhare mwigeze mugira ku byabereye mu muryango wacu kuri wa munsi wo gushyiraho abayobozi bashya ba kampani. Aka kanya ndi kwicuza cyane amahitamo nafashe, bya bindi ab'igitsina gore bahora badushinja kuko badukora mbere ubundi tugatekereza nyuma. Nisanze ari byo bimbayeho none ubu nkaba ndi gukambakamba nshaka kongera kuguciryera ngo byibure mbikubwire amaso ku maso. Ndakwinginze ubu ndi mu rujijo, mfite n'ubwoba bwinshi cyane ku rwego rukabije. Ndangira aho uri impa gusange mwibanga kuko ndabizi ko nta mpuhwe mfitiye. Mama wanjye Mariyamu yamaze kumbwira gutyo mpita mubwira nti humura njye w'aka kanya ndi mu nzira nza kukureba. Ako kanya mpita mukupa Petro Lewis ankoraho ambwira ko mu buzima bwe ashobora kuba atarigeze abona umuntu urenze nkanjye. Mu mutima musubiza mubwira ko icyo adafite aka kanya ari amakuru. Iyaba yari yiyizi ngo amenye uwo ari we yasanga ndi umwana w'uruhinja ku dutendo twe byose, ariko akaba yari abivugishijwe n'uburyo Mariyamu ampamagaye twari turi kumuvugaho, ku buryo bamwe batekereje ko iyo ntekereje ibintu bihita biba.
nuko nsaba ko ari ibishoboka njyewe iyo modoka yamfasha nkagera kuri kampani ya ba Lewis na mushiki wanjye. Hibert avuga ko agiye kugenda dutwaye ubundi agire aho adusiga njye na mushiki wanjye. Gusa mbona Gema ababajwe n'uburyo mu biganiro byose turi kugira atari kugiramo ijambo. Nanone kwa kundi cya gihe navugaga ko nshaka gukora ikintu runaka nahitaga mvuga ko nshaka kujyana n'umukunzi wanjye, none ubu ndi kuvuga mushiki wanjye. Gusa nta byinshi twari dufite byo kubikoraho, ahubwo Gema, Petero ni Lewis na Apollo basohotse mu modoka kuko twari tugeze muri quartier yo kwa Hibert. Mpita mbabwira ko ikintu bagiye gukora ari ugukusanya buri kantu kose gashobora gushyirishamo rufusi, mbese ntihagire n'ibuye na rimwe basiga ridatereye hejuru, ku buryo natwe tuhita tujya kumuhigisha uruhindu. Nanjye na mushiki wanjye ikintu tugiye gukora ni ugushaka umupfundikizo w'urubanza, ubundi abigize indakoreka dutangire kubashyira hasi. Twasezeranyeho Hibert imodoka yayikubita ikiboko. Iminota 57 twari tugeze muri quartier ya ba Lewis, ariko birumvikana ko amaso aba ari buri hamwe. Ntabwo twashakaga ko hari abatubona tuva mu modoka ya Kapiteni Hibert. Twahise tuyisohokamo tukiri kure cyane, tumusaba ko ajya gufasha abandi guterera amabuye n'ibyatsi byose hejuru kubera ko aka kanya rufusi urwe rurageze. Hibert adusezera hatubwira ko ari amahirwe masa twifurije, ubundi tuza n'amaguru. Gusa tugitangira kuza dusanga kampani n'ubutaka bwa Lewis, niko Neyira yari kuruhutsa imitima cyane. Mu kumubaza ikibazo afite ambwira ko ahangayikiye Gema. Mubaza impamvu amuhangayikiye, ansubiza ko byose ari kubiterwa n'uburyo ndi kumwima umwanya ndetse n'ijambo. Bigaragara ko nahindutse cyane kuko muri ya minsi ya mbere nagiraga umutima wo kubabarira uko naba nakomeretse kose. Ambwira ati musaza wanjye, ndabizi Gema yarakubabaje birenze urugero, kuko muri cya gihe abantu bacu batubonye mu makosa ndetse n'ibyaha, ntabwo aba ari cyo gihe cyo kudusiga no kuducira imanza, ahubwo kugira ngo tubone ko ari abacu bya nyabyo tubibonera mu buryo bakomeza kutuba hafi ndetse yewe bakanadushyigikira no mu mafuti. Ibyo batabikora tugahita tumenya ko burya mbere hose babaga barimo kutwishushanyaho, ari nabyo byabaye kuri Gema wakwikuyeho akanasiga kubwiye amagambo mabi ngo yatambye umubiri we kubera ko wowe kandi we wari waranabanje kumubwira ko waryamanye n'undi mukobwa akabyemera atazuyaje. Gusa ntakubeshye bamwe muri twe nitwe twari twamugiriye inama nk'umukunzi wawe ngo aze kukuba hafi, mbese arebe ko yaguhindura. Nubwo mu byo twasezeranye nawe hatarimo ibyo yakoze ku munota wa nyuma mbere y'uko agaruka, atubwira ko yatewe umujinya n'imyitwarire usigaye ufite yo kuba umeze nk'uwashyize impumu ukibagirwa icyakwirukansaga, ndetse koko biri kugaragarira buri wese ko byakubabaje cyane birenze urugero. Gusa nubwo ndi kukubwira ibi ngibi ntekereza ko wenda hari icyakorwa, nubwo ntazi ngo ni ikihe, ariko byanga byakunda kirahari. Sinzi niba hari ikintu urimo gutekereza cyakorwa kuko birakenewe cyane, kandi igihe kidakozwe hari amahirwe menshi nako ibyago byinshi by'uko mu minsi idatinze hazaba ikintu kitari cyiza muri bimwe bya bindi dufite intego zo kurinda, ugasanga bitubayeho nanone. Neyira yamaze kumbwira gutyo numva ibyo ahangayikiye nk'ibyaba igihe Gema yatwihindutse. Gusa njye natekerezaga ko ako kanya nta kintu cyo gukora gihari, ndetse musubiza mubwira nti icyo kintu urimo kunsaba gukora nicyo ndi gukora nonaha. Muri make aka kanya ndi gukora icyangombwa. Ibyo urimo gutinya ko umuntu yakora rero n'ubundi uwo yaba ari uwe agenewe kuzagikora, nta kintu na kimwe wakora ngo uzamubuze kuzagikora. Nawe urabizi cyane nubwo umeze nk'ushaka ko ngira ibyo nkora kugira ngo nirinde ingaruka zihuse, ariko izo ngaruka ari izihuta cyangwa se zizatinda n'ubundi ari izizaba ntabwo wazazibuza, kuko nicyo abantu turi cyo. Abantu iteka twakora ibyiza cyangwa ibibi, ahubwo ikibazo ni igihe gusa. Bityo mushiki wanjye, ibiguhangayikishije n'ibiguteye ubwoba bikire ku ruhande. Wasanga icyo ndi gukora none hari cyo kizatuma tunamenya koko ngo abantu dufite nibameze gute. Namaze kubwira Neyira gutyo mbona biramubabaje cyane, kubera ko yahise abibona ko wagira ngo ndimo gusuzuma Gema cyane nk'umuntu utakimwizera. Bityo igihe kinini nzamara ntari kumwe nawe, mbese abona ntamwitayeho, ibikorwa azakora ari byo bizatuma amenya niba koko ari kumwe natwe. Ahita ambwira ko ibyo ndi gutekereza bihabanye cyane n'ukuri, kubera ko hari n'ubwoko bw'abantu bafite imico n'imbaraga zo kwihanganira uburibwe barimo, kugeza igihe umuntu urimo kubanyuzamo
ageze ahantu heza cyane, ubundi agahita afatiraho amwihoreraho. Neyira mpita amubwira ko ako kanya ibyo avuze atari ubwa mbere mbyumvise, kubera ko n'ubwo buzima turimo ako kanya twabwisanzemo kubera iyo mpamvu. Rero umuntu uri hano muri Kentrone, uri mu bihugu by'ibituranyi byacu, uri mu bihugu biri mu gice cy'imisozi miremire dutuyemo, mu mugabane wacu cyangwa se n'ahandi hose ku isi, utekereza ko ibyo papa yakorewe kimwe na sogokuru ndetse na sekuru wa sogokuru, ngo atekereze ko nanjye Landry Lewis azabinkorera, wari kugorerwa ubusa kuko ntabwo zigera bigeraho namba. Bityo nka mushiki wanjye atuza, ahubwo twikomereza urugamba turimo. Namaze kubwira Neyira gutyo nko kumubwira ko ubu inzira zose nzizi, ushaka guca muri izo nzira azisanga mu nzara zanjye kandi azarimbuka, kuko igihe nzaba ngihagaze nta kizongera kuba mu muryango wacu cyawubayemo, ndetse n'ibitaraba ntibikibaye. Twaganiriye ibyo byose ari nako tugeze kuri kampani. Mu gutungurwa kwinshi cyane dutungurwa no gusanga Mariyamu na CEO Kristela bahagaze mu marembo na Gastam bameze nk'abategereje. Bakitubona CEO Kristela aza kudusanganira ndetse batwakirana yombi. Mariyamu warebaga hasi adusaba ko twerekera muri stade iri muri kampani kugira ngo agire ibyo atubwira. Ni nako byagenze, twasize Gastam aho ngaho. CEO Kristela avuga ko agiye muri office, bityo turaza kubonana. Ubundi tugenda tugana muri stade. Tugezeyo duhagarara ahantu ku buryo ari twe turimo kwiyumva gusa uko turi batatu. Mariyamu atangira ambwira ati nabaye indashima. Ubwo wazaga mu buzima bwacu n'umuryango wacu, twari turi kumanuka mu manga mbi cyane, ku buryo aka kanya tuba tugeze aho tudashobora no kwiyegura. Ibyo narabyirengagije. Muri byinshi nirengagije n'uburyo waje ukamera nk'usimbuye umwana wanjye wifura, ndetse na Kristela wanjye akaba gufata nka musaza we, kubera ko ntabwo ari ibanga, aka kazi ni wowe wakamuhaye biturutse ku bufasha bwawe. Bivuze ko ubu aba adafite n'aho ari. Nirengagije uburyo wanganirije ukangirira ku marangamutima yanjye, ibintu nari mperutse kera cyane, ku buryo nibutse ibihe bya kera byanjye. Ndangije nk'abanyamurengwe bose, ntabanje no gutekereza, mpita ngutanga ku gihugu, mvuga ko ari we wakoze iterabwoba muri kampani. Feri ya mbere mpita nkwaka ibyo naguhaye birimo inzu y'ibanga y'umuryango, kandi nari narayiguhaye kubera ko uri umuryango. Byose mbikoreshejwe n'ubwoba n'amarangamutima. None ubu ndimo kwicuza ku buryo n'aka kanya kukuba ndi kukuvugisha ndi kumva binteye ipfunwe nyuma yo kumenya ukuri. Ari nayo mpamvu aka kanya nshaka kugusaba imbabazi byimazeyo, ndetse nkanikikira gishoboka cyose. Ari nayo mpamvu aka kanya ngiye kukubwira ibintu ntashoboraga kuba nakubwira kuri buri muntu uwo ari we wese. Nahise mpindukiza amaso ndeba Mariyamu, akomeza ambwira ati aka kanya abantu muhanganye nanjye nibo mpanganye nabo. Gusa ushobora kuba utazi impamvu muhanganye, ariko njyewe ndayizi, ku buryo aka kanya nshaka kukubwira ukuri kuzuye, ubundi nawe umenye inzira ugenda. Uhanganye na Perezida wa Repubulika ya Kentrone Venice Salvatore, ndetse impamvu muhanganye ikaba ari nta yindi nuko yamaze kumenya ko nari narakwiyegereje, warabaye umuntu wanjye, bityo agakeka ko byanga byakunda ushobora kuzagera ku kuri gukomeye cyane ko ibyabereye mu muryango wacu. Kubera ko Venice niwe ntandaro, ni nawe unafite inshingano ku byabereye mu muryango wacu mu myaka yatambutse, ubwo umugabo wanjye Petronile Lewis yapfaga, ndetse n'umwana wanjye w'imfura Landry Lewis, kimwe na musaza wanjye Fereyiro, ndetse n'abandi bose bapfiriye muri iyi kampani. Icyo gihe cyose nkaba nkimaze mu bwoba bwinshi cyane, mbese yarantegetse kuruca nkarumira. Ari nawe burya wasibanganyaga bya bimenyetso nakubwiraga byaburiraga kuri polisi no mu bugenzacyaha. Na kiriya gihe ubwo nagutangaga mu nzu yanyu y'ibanga, akaba yaramaze kunkanga ambwira ko nintagutanga ngo bagufate aranyica. Nuko nanjye ubwoba burankoresha, ntangira kugushidikanyaho, nibaza impamvu watera igitero nka kiriya muri kampani wowe ubwawe ushaka kugiramo uruhare ngo ibihagaze neza, ndetse uri no kumfasha. Bincanze mba ndagutanze, nawe ibyabaye warabibonye. Gusa uyu munsi nibwo umukobwa wanjye nawe tutameranye neza muri iyi minsi, kubera impamvu ntaramenya. Yaje kunyereka ko ari kumwe na General Manager Santoyo, ko burya muri nzirakarengane. Mitamenya ko byanga byakunda Venice ubugome bwo kugenda ku muryango wacu abukomeje, aho bwa mbere yagiriye ishyari mubyara we Petronile Lewis ngo afite igikundiro mu bantu, bityo abona bashobora kumukunda kumurusha, agahita amusimbura ku kuba perezida. Ubundi akanshimuta akamubwira ko aranyica natitanga, ari nabyo byatumye yicwa.
none n'aka kanya akaba akomeje kungendaho akeka ko kubera ko ukuntu umeze nk'intare kurusha n'umugabo wanjye ushobora kuzagera ku mabanga ye ukamutanga. None kugira ngo abigereho akaba yaraturikije ibisasu muri kampani akabibagerekaho byose, ariko ari uguhangana nanjye. Aka kanya nyuma yo kumenya ukuri nkaba mpisemo kubikubwira nkakumenera amabanga yose, bityo nawe ubikore uko ubishaka, kandi ari ibishoboka byose wowe na syndicate yanyu mukaba mwamukura mu nzira, kuko ni umuntu mubi cyane kubera ko ubugome afite nk'ubw'inzoka mbi cyane ifite ubumara bwica. Rero nyuma yo kubikubwira ndabizi neza ko aka kanya wanyuze muri byinshi kubera njye, ku buryo nzi ko hari n'abantu wahombye. Ikintu cya mbere na mbere nakoze ni ugushaka kampani ikomeye cyane mu isi mu gucunga umutekano, ku buryo wowe ubwawe nubyemera urivuganira nayo, ubundi baguhereza abacancuro bashinzwe kurinda inzu yanyu, kuko aka kanya barindaga inzu nabirukanishijeyo bamaze kugenda. Rwose mutahe ariho muri guhita mutaha, kandi ikintu cyose uzansaba nzakibagezaho uko byagenda kose. Mama wanjye Mariyamu yamaze kumbwira gutyo, njye na Neyira duhita tubona ko hamaze gushya kera cyane. Ibyo ari gukora akaba ari kwa kundi umuntu atwika inzu agahisha umwotsi ngo hatagira ababimenya. Nyuma yo kumenya ko atari twe twakoze amabari iwacu, yahise abona ko Venizi ari we ubiri inyuma, ku buryo ubu ngubu niba ataranamuvugisha ngo amubaze icyo yari agamije, ubu arimo gutekereza ku ngaruka ziramubaho igihe Venizi yaba yamaze kumenya ko Mariyamu yamaze kumenya ko atari twebwe twakoze ayo mabara. Noneho nubwo bombi ari ibikomerezwa, ariko Venizi wararenze kuko ayoboye igihugu, bityo Mariyamu ari kubona ko ubutabazi bwe nta handi buherereye uretse mu maboko yanjye. Tayari mpita nishimira mu mutima bya bindi nashakaga kuva mbere hose, nkaba namaze kubigeraho kera cyane, aho agomba kumpungiraho atazi ko njyewe icyo ngamije ari ukumuhuhura gusa. Naho kuvuga ko we na Kirista mushiki wanjye batameranye neza, nuko atazi ko burya CEO Kiristera yamaze kumenya ko Rufusi yamureraga nk'umwana we, atazi ko ari umwana wa Petroni Lewis, ndetse akaba yarumvise Mariyamu afite ibinyoma byinshi cyane yamuhisha. Noneho mu gukomeza kureba Mariyamu, njye na Neyira twigize nk'abantu bikanze cyane kugira ngo tumwereke ko dutunguwe n'ibyo atubwiye, twibaza uko tuzahangana nabyo. Niko nibwiraga mu mutima mvuga ko ibyo ari bike mu byo agomba kwakira, kuko CEO Kirista anamenya ko noneho Mariyamu ari we watwishe, ibyo azakora ntabwo azabyakirana amaboko yombi. Nta guca ku ruhande, Neyira ahita abwira Mariyamu ko Rufusi ari mu bantu bakomeje guhangana nawe, ndetse hari n'amahirwe menshi y'uko afatanya na Venizi muri ibyo bintu dukurikije amakuru aduhaye. Bityo nubwo dushenguye umutima no kumva ko umuntu dufata nka papa w'igihugu Venizi yaba yaragiye muri ibyo bintu, dushaka kumushyira hasi duhereye ku bantu be bose. Niba koko ari kumva ari kwicuza ashaka no kudufasha kugira ngo tumurinde, nagira akantu aduha gashobora gushyira Rufusi hasi, mbese dushobora kwifashisha kirimo nk'ibyaha ashobora kuba yarakoze, cyangwa se n'ikindi gishobora gutuma atikuza n'icyubahiro, bimwe bita gutama baba muri rubanda, ubundi natwe dukora akazi kacu. Mama wanjye Mariyamu twamaze kumubwira gutyo, avuga ko amabanga akomeye cyane ya Rufusi abitse kuri ya black box yabatubwiraga. Gusa kugeza n'uyu munsi akaba atazi aho yaturuka, kubera ko abizi ko tutabonye umwanya wo kuyishakisha, kuko twanyuze muri byinshi kuva yaduhemukira. Gusa amakuru meza yaduha kugira ngo ibiri kuri black box tubibone, nuko na Perezida Venizi afite bene iyo black box, keretse wenda tuyikojejeho ibiganza byacu. Naho andi makuru wenda twakwifashisha nuko Rufusi yabyaranye n'umukobwa wahoze ari umukozi wo mu rugo rwabo kera ku bwa Petroni Lewis, ndetse ubu bakaba bafitanye abana babiri, ku buryo n'igihe yashakaga kumutwara imitungo yose y'umugabo we yashakaga kuzayiraga abo bana yabyaranye n'umukozi wo mu rugo iwabo. Ayo makuru akaba ashobora gutuma Rufusi atikuza muri rubanda. Mariyamu yakomeje atubwira ko ibyo atari bikomeye mu byo tugomba kumenya mu byashyira hasi Rufusi. Ikintu gikomeye cyane cyashyira Rufusi hasi azi ku buryo na Rufusi ubwe atazi ko Mariyamu abizi, nuko Rufusi ari mu bantu bafite uruhare mu iterabwoba riri mu gihugu, no kuba ashobora kuba ari mu mitwe y'iterabwoba iri mu mashyamba ya Kentrone, ku buryo ubwe yifitiye ibimenyetso n'inyandiko zigaragaza Rufusi n'abagabo b'ibikomerezwa bo muri Venezi
basinyana amasezerano yo kugura intwaro no kuzohereza muri Kentrone binyuze mu mato ndetse no mu bimodoka by'ibikamyo bigera mu bihugu by'ibituranyi bikaza gutyo. Bityo ibyo nabyo twabigenderaho kugira ngo tuzabashe gushyira Rufusi hasi. Mama wanjye Mariam yamaze kuvuga gutyo mubaza niba Black Box uretse Perezida Venice nta wundi muntu azi uyifite. Aha kanavuga ko amakuru afite kandi ahagazeho neza ari uko Black Box ari ebyiri, bityo imwe ifitwe na Rufusi indi ikagirwa na Venice. Ibyo ariko nari mbimubajije kubera ko twebwe amakuru twari dusanzwe dufite nuko ahubwo indi Black Box yari ifitwe na General Torres. Gusa impamvu twananze kumubwira ibijyanye na Torres ni ukugira ngo atamenya amakuru yose maze akayaha Dorcas nk'inshuti ye, ubundi ugasanga bashwanye tutaramenya aho byerekera. Nubwo kuri iyo nshuro nari maze kubona ko urugo rwa Dorcas rushobora kwisanga mu gusenyuka kwihuse, kandi ngomba kumusobanurira amakuru yose ahari kugira ngo abashe kumenya ibijya mbere bigishoboka. Ubwo nanone nahise mubaza niba hari amakuru afite ashobora kutuyobora neza cyane kuri ibyo bikomerezwa bifasha inyeshyamba kuzana intwaro zo kurwanya igihugu cyacu. Mariam ambwira ko amakuru afite nuko byose bizwi n'umuyobozi w'ibitaro bya kaminuza yigisha ibijyanye n'ubuganga muri Kent. Mbese muri make nshaka kumenya amakuru yuzuye ashobora kungeza kuri ibyo bikomerezwa bishaka kurimbura Kentrone nta handi nashakira. Ikirenze ibyo Mariam akomeza avuga ko amakuru arenzeho nuko abo bantu bo muri Venice dufitanye ibibazo bikomeye cyane nk'ibyo n'ubundi bari basanzwe bafitanye n'umugabo we Petron Lewis, kubera ko uko biyemeje kuza guteza ibibazo by'umutekano muke mu karere k'ibihugu duherereyemo by'imisozi miremire. Ku bwa Petron Lewis na bagenzi be icyo gihe abafitanye isano n'abo bagabo nibo bateraga inkunga ibyihebe. Mu myaka yashize ubwo twajyaga kurwanya ibyihebe Imasofa nibo babiteraga inkunga ndetse bakaba banga urunuka umuryango wa Lewis kubera ukuntu bamenye amakuru ko Maximilian yunze ubumwe na Mariam nka chairman mu ibanga rikomeye, kandi barahoze kera bashaka kurwanya umuryango wa Lewis nkuko bafatanyaga na Rufusi n'ubundi ngo bawusenye imitungo yabo izagira irindi zina. Mariam yamaze kutubwira gutyo ambwira ko nubwo atazi uburyo ayo makuru ayaduhaye ariko nabwo mu bitumye ashaka kutunyuraho no kugira ngo tumufashe izo ntambara zose umuryango wa Lewis ubashe kuzirokoka uko byagenda kose. Yamaze kutubwira gutyo mpita mbona ko bya bindi twibwiraga mu kanya ngo dushaka kurwanya ibyihebe tubikoreye abaturage ba Kentrone atari ko bimeze, ahubwo umuryango wacu niwo tugomba kurwanira nubwo ntazi abo bantu aba ari bo banga umuryango wa Lewis ku buryo bashaka kuwurimbura. Gusa nasigaye nibaza ikibazo kimwe gusa ku bijyanye n'umugabo Mariam yarambwiye ko ari umuyobozi w'ibitaro bya kaminuza yigisha ubuganga muri Kent. Nibuka ubwo njye na Neira twajyaga gutabara Apollo ahanganye n'abagabo b'ibikomerezwa, uburyo nahabonye umwe muri ba bagabo bafite imigabane muri kampani ya ba Lewis muri bo. Mpita nibaza niba uwo mugabo ari nawe ufite imigabane muri kampani ya ba Lewis. Mu matsiko menshi mbaza Mariam amakuru ashobora byibura kungeza kuri uwo muyobozi w'ibitaro bya kaminuza. Ambwira ko muri iyo minsi yaburiwe irengero nyuma y'uko agaragaye muri skandale y'urupfu rw'umugabo wahoze ari umuganga kera, none umwana we akaba yaje kwihorera we nabo bafatanije baburiwe irengero. Nahise mbihamya neza ko ari wa mugabo wari warahariye Brian ibimenyetso bigaragaza amashusho ya Rufusi na Mariam barimo kutwica akongera kisubiraho nk'ingurane. Ahubwo mpita mbona ko Mariam kutubwira byose ari ukwivana mu nkono ishyushye, kuko bigaragara ko abantu bose yari afite bamaze kumuvaho, uhereye ku mugabo we Rufusi bari kumwe akaba yaramuteye umugongo. Perezida Venice bafatanije ari uri inyuma y'inkundura nari maze kumenya ko yabitewe n'ishyari yarafitiye papa wacu Petron Lewis, ko abaturage bamukunda cyane akagira ubwoba ko ari we wahita aba perezida wa Kentrone, ndetse n'uwo mugabo baguze ngo ahishe ibimenyetso ubundi bakamugurana imigabane. Namaze kubyumva gutyo nibaza impamvu ikiremwa muntu gishobora kwishyira mu mwanya uciriritse cyane kuri urwo rwego, aho ashobora gufata utuntu tw'intica ntikize azanasiga hano ku isi akagambanira amaraso ya mugenzi we kugira ngo amenwe ku bintu by'amaherere, kandi bishobora no kuzamugaruka. Mpita mbwira Mariam nti nagusezeranije ko nta kintu kizakubaho igihe nkiri muzima, kubera ko ngukeneye uri muzima kurusha ibindi byose, kuko nawe umfata uko ntakekaga ko wamfata. Bityo rero wowe komeza utuze kandi wumve ko ibintu ari amahoro tugihari.
ndanagushimira cyane kuko ba wongeye kutugarurira icyizere. Naho kubijyanye n'umutekano w'inzu waduhaye yacu ntubihangayikire, umutekano tuzawicungira, keretse gusa nuduha ubufasha igihe turaba tugiye kuyisubiramo bwo kubanza gusuzuma ko imeze neza cyane, nta bisasu batezemo cyangwa se ibikurura amajwi, ku buryo umutekano wacu uraba wizewe. Namaze kubwira Mariyamu gutyo, ambwira ko ibyo bigiye guhita bikorwa nonaha. Ikirenze ibyo n'uburyo bwo gufunga no gufungura umuntu yinjira nasohoka burahindurwa, kandi turaza kugerayo byakozwe. Akomeza ambwira ko noneho bwa nyuma na nyuma Brian yaza agakora akazi ke, kuko arabizi ko azi kugakora neza kurusha n'abandi, ni buke barakoranye. Mariyamu musubiza ko hari ibyo Brian arimo kwitaho muri iyi minsi, keretse wenda Ambasanto ye niba hari ikibazo ateje. Avuga ko ntacyo, kandi nanjye nimbishaka ngomba kuza ngashaka akazi nkora, niyo nakora mu biro bimwe na CEO Krista Lewis. Mubwira ko njye mfite byinshi ndi kwitaho muri iyi minsi, ahubwo tuzagenda tumenya ibijya mbere muri iyi minsi uko iri imbere. Twese dutandukanira aho ngaho, njyewe na Neyira tuza tugana aho twaturutse, mu gihe Mariyamu yaganye mu nzira imwerekeza iwe mu rugo. Mu kubanza kubura ibyo tuvuga tuza dutekereza cyane, kugera tugeze kure aho Gaston ari adutegereje. Ahita avuga ko we na Gerine bari barimo gutekereza uburyo Gerine uzwi nk'umusekirite uciriritse cyane muri kampani, kuko na Rufusi nta nubwo yigeze amumenya ku buryo ubu yamwibuka. Yajya mu ishyamba kuneka inyeshyamba, ubundi akajya aduha amakuru yuzuye neza, kugira ngo tumenye amakuru y'inyeshyamba n'uburyo bwo kuburizamo umugambi wa General Torres na Rufusi. Ako kanya Neyira ahita atangira kumusangiza amwe mu makuru dufite. Gaston ahita avuga ko misiyo yo gushaka uwo mugabo uyobora ibitaro bya kaminuza tuyimuharire, twebwe tugende tujye kunoza gahunda y'ibyo kujyana Rufusi mu rukiko n'umuntu uzamurega. Ahita tubaza umuntu turimo gutekereza wazatuburanira ku ruhande rwa Rufusi. Njyewe mu mutwe wanjye hahita hazamo Ambasabine. Mbibabwiye bambaza niba mbyizeye neza, mbasubiza mvuga ko ariyo mpamvu nkeneye kuvugana nawe nonaha, kugira ngo tumuganirize turebe niba koko ari tayari. Gaston yambwiye ko yizeye ibyo ubwonko bwanjye bumbwira, bityo twese turahuriza hamwe tumaze kubona impande zose. Ndetse ejo nimugoroba Gerine agiye kugenda, tugomba kumuherekeza tukamugeza hafi y'aho azaba agiye, kuko n'amakuru y'abo bantu turi guhiga bo muri Venezi ashobora kuyasangayo byihuse cyane kurusha uko twashaka umuyobozi w'ibitaro bya kaminuza. Gaston yamaze kuvuga gutyo, Santoyo, Ambasabine na CEO Kristera baza badusanga. Batugezeho CEO Kristera dusaba ko twajya kuganira, turimo gusangira udufiriti ndetse n'akaboroshete. Mu kureba Neyira mpita mvuga nti ayo mahirwe se ninde wayitesha. Nirengagije ko twavuye kwa mama wa Apollo turiye, nuko tugenda tugana mu mbuga ngari iri mu gice giherereyemo hoteli ya Lewis, kureba ko Krista ari umuyobozi ukomeye bamubona baza kumwakira. Ariko Santo yavuga ko ibintu byose agiye kubyikurikiranira mu kanya arabaje nka general manager. Yamaze kugenda natwe twicara mpita mbaza Kristera uko kuyobora bimeze, ambwira ko nubwo byatangiranye ibyago ariko arimo kubyakira, ndetse yewe iyo umuntu ari guhura n'imbogamizi akarwana ashikamye, nibwo buryo bwiza bwo kuzavamo umuntu ukomeye wo gusigasira ibyo yarwaniye, bityo icyo ari kurwana nacyo ni ukudacika intege gusa. Krista yamaze kumbwira gutyo nkomeza kumwitegereza cyane, ntangira kwibuka tukiri bato y'uburyo yari ameze, mbona ko atigeze ahinduka nubwo yaciye muri byinshi. Ambaza icyo ndi kumurebaho nisanga ncitswe, mubaza ku byo nabonye kuri we na Santoyo mbere hashize. Ntungurwa no kubona agize amasoni menshi, natwe turamurangarira mu buryo bugaragara ko we na Santoyo hari ikijya mbere. Bituma nsubiza amaso inyuma nibuka uburyo twiga muri segonderi muri Moriya Academic School, Santoyo yashatse kumufatirana ashaka kumusambanya ku ngufu, ariko nk'abakidobya ndetse njye na Santoyo tukarwana intambara zikomeye cyane dupfa mushiki wanjye. None muri iyo minsi bigaragara ko Santoyo ari we wenyine nyuma yo kutamenya irengero rya Rusi ashobora kuba yarisanganye na Kristera, ari naho mpera nibaza impamvu adatekereza ku mubano wanjye na Kristera, kuko we yamaze kumenya, cyangwa se wenda akaba byibazaho, wenda akaba atarabimbwiraho cyangwa se yarabuze uko abimbwiraho. Nibaza uko bizaba bimeze Santoyo naramuka ari kumwe na Kristera, akaza kumenya ko ari mushiki wanjye bya nyabyo, uburyo aziseka cyane yibuka intambara twarwanye ngo mutware umukunzi. Nkirimo gutekereza kuri ibyo natunguwe no kumva Santoyo ambaza avuga niba yumvise neza ko ntarimo kumuvugaho. Mu kumureba mubwira ko ntamuvuzeho, bityo ari kumva nabi gusa. Krista we yari ari guhanga amaso ku meza akarebana na Neyira.
Nehila nawe amureba amwenyura bigaragara ko amwishimiye bidasanzwe. Nuko Santo yamaze kwicara mpita mbaza Sabine uburyo yasanze aho bagiye hameze, ambwira ko yasanze hameze neza. Nuko Chairman yahise amuhamagara ngo baze banabanze kuganiraho ataraharyoherwa cyane, ariko ubu niyo nzira nyuma yo kuva ahangaha. Sabine yamaze kumbwira gutyo mubwira ko duhuye namushakaga. Mu gutungurwa mbaza icyo mushakira, mubwira ko hari ibintu nifuza kumuha agakoraho iperereza ryimbitse, kuko hari ikirego dushaka kuzamuha akakiburana, kandi icyo kirego kizatuma yongera kumenyekana ku rwego rw'igihugu ndetse n'urwego mpuzamahanga, kuko azaba ahanganye n'abanyamahanga. Sabine yakutse umutima, twese turabibona, ndetse na Santo yahita amera nk'ushigukiye hejuru. Batubaza icyo kirego icyo ari cyo, mbabwira ko icyo kirego ari ibanga ku buryo tuzakimuhereza nk'umuntu twizeye kurusha abandi. Gusa niyibeshya akagitsinda ntazatwihenureho, kubera ko azahita azamuka ku ntera ku buryo abantu bose bazaba bamushaka ku isi yose ngo ajye kwiga ku birego byabo. Naho ikirego dushaka ko ajya kwitaho n'icy'umugore wahoze ayobora Frequency Response Bank witwa Tatiana. Umunsi yapfiriyeho yararashwe n'abantu batazwi ku buryo yasize umugabo n'abana babiri b'imfubyi, ndetse apfana na Daniela wahoze ari umuganga muri kampani ya ba Lewis. Bityo icyo kirego akoresha ibishoboka byose gikoreho iperereza mu gihe kitarenze iminsi 4 byibura. Amakuru azayanyihere njyewe ku giti cyanjye, ndetse n'umuntu wese uri aho ngaho ntabwo yemerewe kugira uwo abibwiraho. Ubundi nyuma y'iminsi 4 azaza tumuha ikirego n'ibimenyetso agomba kwiga, nawe nk'umushinjacyaha ashaka ibindi bimenyetso byose byo gutuma yatsinda urwo rubanza, kuko urubanza ruzaburanirwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'iyamora muri Venezi. Namaze kubwira Sabine gutya aranyitegereza cyane, ndetse dutungurwa no kubona ashotse amarira ku maso, kubera ko nahise mbibona ko ari kwa kundi umuntu aba yarabuze amahirwe igihe kimwe ariko akaza kongera kuyabona mu buryo atateganyaga. Njyewe mwereka ko nta kintu gikomeye kirimo, ahubwo ntangira kubwira abo tuhasanze ko nyuma yo kuvugana na Chairman atwemereye ko dusubira aho twari dutuye mu mezi yashize, bityo ndakeka turava aho ngaho natwe tujya kwimuka. Namaze kuvuga gutya ari nako ndi kubyinira ku rukoma, kubera ko nari ndi kwibaza uburyo papa wacu tugomba kumwibutsa uwo ari we nk'uko nari nabitekereje, kandi ahantu dufite ari iyo nzu tugomba kubikoreramo, none ikaba yongeye kutugarukira mu biganza mu buryo bworoshye cyane. Twamaze igihe aho ngaho tuganirira ku byo kunywa Santo yaramaze kuzana. Bidatinze batuzanira amafiriti n'iboroshete yari yagiye gutangamo komande, batwifuriza kuryoherwa. Nyuma yo kurya tubabwira ko njye na mushiki wanjye dutashye, bityo tuzumva Sabina tuvugishije. Tuva aho ngaho dusohoka muri kampani, ubundi tugenda tugana mu muhanda wa kaburimbo, ari nako neyirambwira ko niba ari uko bimeze ya gahunda yo gusetinga papa wacu uko ntekereza byari bimeze ubwo twicwaga tugiye kubishyira mu bikorwa. Ntabwo byatinze twageze aho dutegera bisi turayibona, ari nako amasaha ari gukomeza kwicuma kuko byari bigeze ku mugoroba. Kubera urujya n'uruza rw'abari gutaha, bisi yafashe isaha irenga kugira ngo igere muri gare nkuru ya Kent. Tubonye turi gutinda aho gutega indi bisi igera muri karitsiye ba Kapiteni Hibert batuyemo, ahubwo dutega amamoto, ari nako turi kugenda dukwepana n'abashinzwe umutekano. Bigaragara ko banamaze kwakira amakuru ko burya nubwo bizeraga ko turi hanze y'igihugu, ariko nyuma yo kuvugana na Venizi abasirikari be bamaze gupfa, yahise yongera kuduhururiza. Bivuze ko n'ubundi ubu nubwo turajya muri yanzu, ariko abatwirukaho bo baracyahari. Ikiza nuko tubazi n'uburyo bwo kwirinda ko bagira aho bamenera. Ntabwo byatinze moto zatugejeje muri karitsiye, twishyura tuvaho, tugenda n'amaguru. Tugeze ku gipangu gihita gifunguka. Mu gutungurwa mbona ni Bonete mushiki wa Hibert ufunguye, ahita nyambira cyane, njye mbibona mu buryo budasanzwe, ndetse ndebye imbere mbona Kapiteni Hibert ari inyuma ye ari kumwitegereza. Mpita mbibona ko byanga byakunda hari amakuru Hibert yamaze guhereza Bonete, ndetse mpita nanayakeka. Nuko tumaze kwinjira mu gipangu nsaba Hibert ko twavugana mu kanya gatoya, nuko azansanga ngezeho mubwira ko nshaka kumubwira ku gikorwa nshaka ko turara dukoze uwo mugoroba, kugira ngo turebe ko papa wacu yakongera kwibuka uwo ari we. Hibert ambwira ko nta kibazo rwose mubwira uko bimeze, nuko nduhutse umutima ngo mubwire uko ndi kubyumva n'ubufasha nifuza kugira ngo tubikore, ariko ntaratangira kubumbura umunwa ngiye kubona mbona